maze abagore bo bazi guteka imitwe we abonye amahirwe yo kwambara amapataro ngo bagaragaze ibisusu umugani w'abagambyi ngo bitwaje ko mu kazi babibategeka ngo kubera ubukonje none se ubushyuhe niba bwinshi muzajya mugenda mwambaye ubusa ese mu gihe cy'ubushyuhe kuki abagabo badakuramo amapataro nabo ngo bambara utujipo akayaga kabasangeyo nabo kuki klima igihe bibahinduka kuki mwabagabo mwe mudakubitamo utumini wenda akayaga kagera hejuru zihuse namwe mworohera kuki mutambara amasengeri yonyine ngo mworoherwa n'ubushyuhe zibuze namwe mwihumbize nk'abagore birirwa bambaye amasengeri mu gihe cy'ubushyuhe wenda si ugusebya biri kuri YouTube nimushaka kubimbaza ndabibereka hano iwacu hari umupasiteri nimushake mu nyange ariko yarabyivugiye kuri YouTube nawe nukora amanyanga nzakuvuga ntabwo yasambanye hoya ntiyishe umuntu ariko yavuze ijambo ndababa basengeye abagore ngo baba pasiteri izanye ukuri kuva mwitangirira abagore bakoze akazi kenshi pe no ku rugamba bagiyeyo nuwe mugore wishe byibuze n'inyoni akayitambira Imana h'igitabo uhereye mutangira ukageza mu byahishu ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice ngize ukuri nawe yaba ari umugabo w'umusinzi ariko akambatiza aho nataha nemeye ntabwo umugore yasezeranya ngo nemera nakumva nishingiye nareba umupasiteri wenda banahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye basi wongere usengere impeta wongere usenge kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana itazavuga ati sigara ngomba gushaka akantu katasambaza kuri wa munsi Imana ikavuga ati hoya riziki we ariko murakina n'ubugingo akina n'ikintu cyitwa kujya mu muriro utazima aricyo nemera kuvuga ubutumwa byo nakera kose na ba Elisabeth Yerusalemu barahanuraga kuvuga ubutumwa turabyemera ariko gutamba igitambo irifo feratasi wenda nimushake murakare burundu n'ubundi naraciwe muri ADPR bamaze kunca gatatu sukunca ahubwo barancagaguye nayise nawajya hace namwe muce muri abashumba Yesu atora intumwa 12 akiri kwisi nta bakobwa bitondaga babagaho nta bagore bifura bari bahari muri Isiraheli kuki nta mugore yashize mu kuki nta mugore yashize mu ntumwa 12 kuki itorero yaryubatse kuri Petero kuki atarishize kuri nyina Mariya birirwa basenga aramutse ati ndakuramutsa Mariya kuki atarishize kuri Bikira Mariya ahubwo akaryubaka kuri Petero mwabagore muri kunyumva ibi bintu biritonderwa muhanuzi turi kumwe kuri urubuga Yesu aravuze ngo mubigishe kubyitondera si byo guhubuka si byo gutendereza mubyina amakorasi uko mwiboneye no mu makorari muceza ndomboro ya soro mubyina nka ba Koffi Olomide no mubigishe kubyitondera ibintu biritondera injyana ngize abandi bose nkizaba Joseph ngo niba ari Chameleone koko usange korari iracuranga kimwe na Diamond. Wakoze cyane gukanda kuri iyi video. Hano ni kuri Mwambe Empire nk'ibisanzwe. Channel ya YouTube ibagezaho amakuru abagezweho ashyushye cyane. Ngirango maze iminsi mubibona kuri YouTube na amakuru ari gucicikana. Umuhanuzi Riziki Chantal arimo avuga ku kuntu ADPR yinjije ikizira kuno ngo Izayi arimo asenya itorero kubera ko yimitse abagore ngo babe abapastori n'abashumba. Ibintu bimaze igihe bicicikana rero. Niba nawe ukoresha urubuga cyane warabibonye, niba utaranabibona ajya muri video twashyize kuri icano zabanje. Ariko mbere gato ko dukomeza abanza urebe niba warakanze subscribe, niba warayikanze urahakoze cyane, niba utarayikanda kandaho kugira ngo ujye ubona amakuru mu ba mbere. Ikindi nanone reba hari akabuto gatukura cyangwa se k'umweru kandiho ubwo niyo subscribe. Ahandi reba handitse like, aho hameze nk'igikumwe kireba hejuru
jya hepfo aho batangira comment wandikemo igitekerezo waduha, ibyo twakongeramo, ibyo twakosora, inyunganizi cyangwa se gushimira no gutera inkunga turabyemera. Jyamo ubikore, iyi ni channel ibagezaho amakuru agezweho cyane. Mbere gato banza wumve aka kantu, banza wumve ibi bintu byavuzwe na Riziki kuri iri torero ku byo Isayi yakoze. Turahita tugaruka dukomeze, ntucikwe. Urakoze gukurikirana rero, ndabagusaba mbere na mbere gukanda share kugira ngo ujye ukomeza kuba wa mbere mu bakurikirana ibiganiro tubagezeho hano kuri YouTube. Rero iri torero ngira ngo abantu murizi cyane, abantu mwaryinjiyemo muri 70, 80, 90, reka tugeze na 2. Murarizi ukuntu ryamye rimeze, itorero riyobowe na Mwuka Wera. Niko nabyirutse bavuga, kandi nanjye ndisengeramo, ndabizi neza ko Mwuka Wera arimo. Ni itorero ryarimo Imana ivuga, ni itorero ryakurikizaga amahame ya Gikristo, itorero ry'Umwuka Wera. Twari tuzi ko nta mupastori nyine wa pastori w'umugore wabaho, umushumba w'umugore cyangwa se umugore wabatiza, ariko ubu ngubu kuri iyi ngoma niho tubyumvise. Nanjye nabyo nari nzi ko bitabaho, ariko kugira ngo mwumvise ibyo Riziki Chantal ari mwavuga. Sinzi niba na bamwe mwemeranya nawe, ngo mutubwire, mujye mu bitekerezo, hatangirwa ibitekerezo muri comment, mujye mutubwire niba ibyo uyu mukobwa ari mwavuga ari byo. Mutubwire niba mwemeranya nawe, niba koko nta mushumba w'umudamu ubaho, niba ari skandari, niba ari kizira. Rwose bisi byo ni nabyo Riziki Chantal rimwe ashingiraho, ashinja Pastor Isayi Ndayizeye ko arimo asenya itorero, ko arimo agenda yinjiza ikizira mu itorero, ko arimo yinjiza ahaduyi mu itorero. Ibi ngibi nibyo rwose arimo agenda azira, nibyo ari gupfa niyo Riziki Chantal. Nubwo Riziki Chantal ngo bamuciye, mwabyumvise ngo baramuciye, baranamucagagura inshuro zirenze 3. Urumva rero ni ikibazo ibyo Riziki Chantal rimwe avuga. Murumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Yego, hano ni kuri Mahombe Empire. Rero komeza dukurikirane amakuru tubagezaho. Rero naya buri munsi, mujye mukomeza kubana natwe, kandure subscribe kuba turayikanda, muduhe comment na share, murazaba muduteye inkunga, turabakunda cyane. Ngiye nitwa Mahombe. Mungu wangu, nakushukuru leo kwa pumzi na kwa